Uwiteka yakumpaye nzagukunda kugeza mpfuye iteka ryose, amen. Sheri ndagukunda, nzakugandukira kandi nzakwerera imbuto iteka ryose kugeza gupfa. Uru rubavu rwanjye. Murebe mu maso, ngaho muhobere imisayi itatu, muhobere mubwire neza mwishimire, mugaragaza urukundo, mugaragaza ibyishimo, mugaragaza ko mukunda kandi cyane. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhu. Ndi umugabo wabyaye gatatu, abahungu bari n'umukobwa umwe. Banyita Mukagatera Valentina, ni umumama ubyaye gatatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ngenda bakiriye wagira ngo muratandukanye cyangwa se ntago nyine musanzwe mubana. Umwana avuga ngo abahungu batatu, abana batatu, umuntu asobanura abantu icyo mupfana mwembi. Muri make uyu ni umugore wanjye nkaba umugabo we, niyo mpamvu ubona turi kubihuza. Icyo recyo nashakaga. Hanyuma muriyumva mute mumaze gusezerana imbere y'Imana, ariko se mwabanaga harashize igihe kingana iki mubana mudasezeranye? Tubana tudasezeranye hashize imyaka 18. Mama mwafashe icyemezo cyangwa se mwafashe icyemezo gute kivuye kuki kugira ngo musezerane imbere y'amategeko, musezerane imbere y'Imana? Twafashe icyemezo kubw'uburenganzira bw'abana kugira ngo nabo bazagira uburere bwiza, bagendere no mu nzira nziza, nabo bagire n'agaciro mu muryango. Mwabanaga mudasezeranye ariko hari akandi kantu nabonye, ntago mwari mwarabatijwe. Byagenze bite? Ubu urabona iri torero rya hano Muganza, mu mahame yaryo ntago kubana mudasezeranye cyangwa mugasenga mudasezeranye ntago muba mwemewe neza, ariko iyo mu bibaye byiza byose mwarabikoze torero rikabakira neza, ubwo biba ari byiza. Niyo mpamvu twafashe icyemezo natwe cyo kubatizwa, tugatera igikumwe tukanasezerana. Nyine itorero riratwakira neza, ubu natwe turishimye, ni umunezero mu mitima gusa. Umwegera gato cyane. Hanyuma rero ejo mwarabatijwe, uyu munsi mwasezeranye imbere y'amategeko, uyu munsi kandi mwanasezeranye n'imbere y'Imana. Umutwara wawe atubwiye iki ibyiyumvira afite, mwebwe murumva mumeze mute? Ibintu bitatu cyane ndumva byanshimishije cyane, byanejeje umutima wanjye, byanandenze pe. Niyo mpamvu mbaye Imana icyubahiro. Imana niyo yahabaye itwinjiza mu gakiza, idukoreshereje ubukwe, tuyihaye icyubahiro. Abana babyakiriye bate? Barahari nabo abana bacu babaga ku ishuri, twabasabiye uruhushya, umwe yigaga mu wa 4 segonderi n'umu wa 2 segonderi, twabakira uruhushya nabo baraza baje kureba ubukumi babase nabanye. Hari amagambo rero umushumba yabasabye kubwirana, ariko ndifuza ko cyagiye ntago twabumvaga buriya. Ndifuza ko muribana mu maso mukabwirana ayo magambo rwose. Niyo wamubwira 3 cyangwa 2 ariko muribane mu maso nyine, ariko mwegeranye hagati, gutyo rwose nta kibazo. Uwiteka yakumpaye nzagukunda kugeza mpfuye iteka ryose, amen. Sheri ndagukunda, nzakugandukira kandi nzakwerera imbuto iteka ryose kugeza gupfa. Uru rubavu rwanjye. Murakoze cyane kandi mugire urugo rwiza. Imana ibamugisha hamwe natwe. Ubutumwa mwaha abantu batari basezerana, yaba mu mategeko, yaba imbere y'Imana, cyangwa se batarasezerana, bataranabatizwa, wenda n'ababatijwe ariko mu bageni ntibyabuza kubagenera ubutumwa nabaha njyewe, nkuko nkurikije icyo na leta y'u Rwanda idusaba yuko tugomba kubana twujuje ibisabwa leta idusaba, nko gutera igikumwe, basezerana imbere y'Imana, ugahisha n'abana agaciro, n'abana bakumva ko nabo banditse mu irangamimerere, bakumva yuko abana batari bonyine,
nk'uko iyo tugiye kwiyandikisha batubwira ngo abana ngo bandike ukwabo gutya, ariko twarabyishimiye cyane kugira ngo twegere amategeko nayo adufashe kugira ngo tugendane nayo kandi tubana nayo amahoro. Murakoze cyane. Amasezerano yanyu nk'uko mugiye kuyagaragaza aha ngaha, ariko turanabifurizaho kuzabana nk'uko mwabyiyemeje, kuzabana mukomeza kongera urukundo, kuzabana mubwizanye ukuri, ariko byose ukuri tuvuga nagira ngo icyo mbasaba nk'uko nababwiye, icya mbere mwongere muganire buri munsi, mujye muganira buri munsi ku bikorwa ibyo mwaganiriye, ibyabaye, ibizaba ejo ndetse n'ibyo muteganya, ariko icyo mutazibagirwa, ntimuzibagirwe gusenga. Gusenga gukemura byose, kandi musenge mufitanye ibiganza, muvuge butari ko Uwiteka yaraduhuje natwe twishimiye, ntabwo ari twe tuba kumutetereza mu gihe twagize amahirwe yo kongera kuba turi kumwe. Reka twongere dufatane ibiganza, twongere n'Uwiteka niwe bahuje, si byo se? Yarabahuje rero kandi arabakunda. Turi abana b'Uwiteka, nta wifuza kuba yahemukira umubyeyi we. Buriya ni akababaro n'agahinda kuba abantu babanye, kubona umubyeyi, kubona Imana iruta umubyeyi. Hari naho Bibiliya nubwo ivuga ngo niba mukunda abana banyu nk'uko abivuga, mwe mwibaza ko nambakunda gute? Nta mwibaza rero iyo bitagenze neza uko byaba bibabaje, kandi ari Imana yabahuje. Rero turifuza yuko urugo rwanyu mugiye gushyikira uyu munsi, amasezerano mugiye gukora uyu munsi, abari hano bose bazaza kwigira ku rugo rwanyu uko rubayeho neza n'uko ari intangarugero. nindangiza mwumve indahiro n'amasezerano byabo, hanyuma namwe muri abagabo bo guhamya ibyo, namwe mukomere Imana amashyi muze kubishimira. Hanyuma Imana Data umuremyi w'ijuru n'isi nawe ari hano kugira ngo bamaze gusezerana, Imana nayo birabanga Imana iteranije hamwe nta kintu gitandukanya. Ndasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya kabiri umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Maraki igice cya kabiri umurongo wa 15 handitse ijambo ry'Imana riravuze ngo
mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse icyatumye irema umwe ni iki? ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Imana ibahe umugisha. aha nisoma Matayo igice cya 7 umurongo wa 24, naho nihutisha amasome. naho handitse amagambo avuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa ko yari ishinzwe ku rutare. kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, n'abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware hasi n'abanditsi babo. Imana duhe umugisha. Kwihutisha nanone dusome ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya 5. Abefeso igice cya 5 nyangana hato turasome. Kamukurikire ijambo ry'Imana mu 22 handitse ngo abagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo ryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishye rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Amen. Murakoze. Mbere yuko mujya mu ndahiro no mu masezerano, nagira ngo se nubabwira aya magambo nkane yonyine, ibanga ry'urugo rwiza. Mbese mumaze gusezerana imbere y'amategeko, mugiye gusezerana imbere y'Imana, kandi nimureba neza ko izo mpapuro yaba bazi kuba bashobora kuzisoma neza n'abataba babasha kubishobora, muraza gusanga hari amagambo akomeye avuga ngo jyewe runaka sezeye ndi imbere y'Imana kujyana nyira runaka ambere umugore dushingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije iteko ry'Imana ntateshye ku nshingano zanjye, nzamukunda aba ari muzima cyangwa arwaye, nzamukunda twaba dukize cyangwa dukennye, nzamukunda munezero mu mubabaro, nzakomeza kumera umwizerwa ntateshye ku nshingano zanjye, sinzijya nifuza abandi bagabo, nzabana nawe kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa se twari itorero rye ryera. Natwe tuvuge ngo amen. Nibamara gusezerana ko turi buvuge ukugiye gusezerana no kuzabana w'akaramata. Uwo muntu mugiye gusezerana ku bana w'akaramata ntabwo ari marayika, agira amakosa ndetse rwose ntiyanabitunganya neza nk'uko bikwiriye. ariko kandi wowe ugiye kubana w'akaramata ku buryo ugomba kuba muri ayo masezerano mubana wishimye. Ntabwo twifuza ko mwabana ubabaye, ntabwo twifuza ko mwabana utishimye, ahubwo twifuza ko mugira urugo rwiza rukababera umunezero n'ibyishimo, kubera ko hari izindi ngo ziba zitandukana, ingo zisenyuka, ababana mu makimbirane, ariko twe turifuza ko tumaze kubasezeranya mubana nk'umugabo n'umugore kandi mwishimye. Haleluya, haleluya. Mwumve rero ibanga ryatuma muzabana mwishimye kandi mukabana akaramata kugeza ubwo Yesu azatwara itorero, cyangwa se urupfu nyine ruje ukadutandukanya ko turi mu isi y'ibyago n'amakuba. Ariko noneho ni gute nabana nawe nishimye, nezerewe kandi rwose numva nguwe neza. Ijambo ry'Imana ntabwo nahasomye, ariko mwe muze kuyisomera
n'abandi mwese muri hano mwashatse mufite abagore n'abagabo, ndashaka kubabwira ibanga ry'urugo rwiza ku buryo abana n'umugore wawe n'umugabo kandi wishimye kandi unezerewe. Ibanga rya mbere ni ukumenya umugambi w'Imana, impamvu Imana yaremye umugabo ikarema n'umugore, hanyuma irangije ngo ibona ko umugabo atari byiza ko aba wenyine, iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Nimusoma biriya mu Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 36 kugeza kuri 37, haravuga ngo maze Isaka azana Rebeka mwema rya nyina Sara, aramurongora aramukundwakaza, ngo maze Isaka ashira umubabaro wa nyina Sara yapfushije. Haleluya. Kugira ngo rero ube mu rugo wishimye unezerewe, nuko umugambi w'Imana, intego y'Imana nuko yaremye umugabo imuha umugore kugira ngo ashire umubabaro. Umugore mwiza arwana intambara yose yo kugira ngo anezeze umugabo we, amumare umubabaro, amwomore ibikomere, amwibagize ubupfubyi niba nyine yarabugezemo, amwibagize n'ibyamubabaza. Kandi umugabo mwiza wese n'urwana intambara yo komora ibikomere no kumara umubabaro umugore we. Mu bintu ugiye gusezerana, witekereza ko ari we mubi, witekereza ko ari umugome, witekereza ko atakwitayeho, ahubwo reba uruhare rwawe muri aya masezerano. Ni uko ugiye gukunda umugore, ukamukuyakuya, ukamurinda, ukamara umubabaro. Numara kumukunda rero, nawe afite inshingano yo kukugandukira muri byose, akakubaha nk'umutware, akakubaha nk'umugabo we. Rero kugira ngo muzabe muri uru rugo munezerewe, inshingano ikomeye kandi ari umugambi w'Imana, nuko Imana ibahuje muri babiri kugira ngo mwomorane ibikomere, mumarane imibabaro, mwibagizanye ubupfubyi. Umubere papa, akubere umugore, akubere mama, umubere mushiki we, akubere musaza we, akunezeze, akumara umubabaro. Ngiyi intego nyamukuru y'Imana, pari kugira ngo umugabo atabaho ababaye, imuremere umufasha umukwiriye. Hanyuma rero umufasha ukwiriye ni ukumara umubabaro, akakomora igikomere. Imana izabashoboze. Ntabwo navuga amazina yanyu, ariko reka mvuge aba bagabo muri hano, muriho mu nyumva na rwose, ntabwo ndibatinze, muriho mu nyumva. Intego nyamukuru itumye musezerana, itumye mugiye kubana, uzarwana intambara yo kugira ngo umugore wawe umumare umubabaro, umwomora igikomere. Yabaye imfubyi igihe kinini, yahuye n'abamubwiye nabi igihe kinini, yabaye mu miryango itandukanye, yabaye mu buzima bugoye, ariko abonye umugabo uriho unyumva, uzamumara umubabaro, uzamwomora igikomere. Hanyuma reka mbabwire kugira ngo mumenye uko wanabigenza. Kugira ngo umugore umwomora igikomere ubishobore, abagore bakunda ibintu nka bitatu, nubwo ntabivuga byose, ariko kimwe mu bintu bakunda umuntu ubabwira neza, bakunda amagambo meza. Ntabwo ndareba mwebwe abagabo, nimwihangane nk'iminota nk'icumi mu ndebe. Abagore ikintu bakunda umuntu ubabwira neza. Umugore akunda umuntu umubwira ngo merci, wakoze, ndagushimiye, watetse neza, wambaye neza, uri mwiza, ndagukunda. Mbese amagambo nk'ayo, kandi abagabo byarabananiye, ariko ayo magambo yubaka urugo. Kubera ko umugore akiva mu rubavu rwa Adamu, ikintu cya mbere yumvise, nta bitutsi yumvise, nta magambo y'umushiha, nta magambo mabi yumvise, imitoma. Yumvise amagambo meza. Adamu aravuga ngo uyu ni akara ko mu mara yanjye, n'igufa ryo mu magufwa yanjye, akuwe mu rubavu, ayiswe umugore. Mbese shoka umugore yagize ya mbere yumva na bugingo n'ubu ni amagambo meza yumvise. Umugore yanga umuntu umubwira nabi. Noneho rero ikintu kibi gikomeye, iyo abwiwe nabi n'umugabo we, yashonga agashira, yananuka agashonga, kubera ko yanga mbese wumve ko umugore nubwo waba ugiye kumukosora, uzihangana umukosorere mu cyumba, ntuzamubwire nabi imbere y'abana, ntuzamubwire nabi imbere y'abakozi, ntuzamubwire nabi imbere y'abasi n'abagenzi. Kuko umugore ukuntu yubatse, akunda amagambo meza, akunda kubwirwa neza, akunda gushimirwa. Ahubwo atangazwa n'ukuntu abwirwa n'abandi ngo yambaye neza, wowe utambwiye ngo yambaye neza.
mu bintu bimubabaza ni ukuntu handi bamubwira ngo ni mwiza, wowe utarabwira ngo ni mwiza. Buriya biramubabaza, ntabwo aramenya ko kandi umugore habera mwiza, icyo umuhaye akiguha gikubye kabiri. Iyo umubwiye neza ngo wambaye neza, yambara neza noneho kabiri akabikora neza. Iyo ubwiye ngo watetse neza, abikora neza kurushaho noneho. Iyo umubwiye ngo uri mwiza, aba mwiza kurushaho. Iyo umubwiye mbese, iyo umushimiye arushaho guhita abikora neza cyane. Rero ratanibwiraga bano bagabo bavandimwe banjye, umugore ikintu kimushobora ni ukumubwira neza. Icya kabiri, umugore ikintu kimushobora ni ukumugirira icyizere, kumva afite icyizere, kumva ko nawe ashoboye, kumva ko wamugisha inama, kumva ko wamukonsirita aho ugiye kugura ikibanza ukabanza ukamubaza, kumva ko umutungo wamugishaho inama, kumva ko imipangu yawe na gahunda zawe wabanza ukavuga uti sheri najya tubiganireho, hari ikintu atekereje. Iyo abonye umugisha inama, iyo abonye umukonsirita, iyo abonye umuvugisha, abona ko nawe ashoboye kandi afitiwe icyizere, bikamutera no gushobora cyane no kwaguka no kubera mwiza cyane. Ariko iyo umutunguza kugura ibintu ukaza wikorera ibintu ngo nahashye, nta kumubaza, hanyuma wafashe ibyemezo, wafashe imigambi yawe, umugore wajya uzumva kubaza. Abari hano nta bantu babajijwe ngo ariko njya nibaza icyo ndicyo, ndi umukozi, ndi umugore, njye nawe icyo ndicyo muri uru rugo. Impamvu yawe icyo ari cyo ni uko ibintu byose ukora abona yayoboye icyo ari cyo. Ariko umugore najya mbabwira, akunda umuntu umugirira icyizere, ukabona ko ashoboye, ukabona ko nawe yabikora neza. Akanyuma navuga ko abagore bakunda kugira ngo uzagire urugo rwiza, akunda akantu bita financial security cyangwa se umutekano w'umutungo w'urugo. Buriya iyo ushaka amahoro mu rugo rwawe, umugore aba manager, wowe ukaba provider. Mbese wowe uzana amafaranga cyangwa umutungo, ariko ukagirira umugore icyizere cyo kuba manager cyangwa se umucungamutungo w'urugo. Kandi koko nasanze abagabo bunyumva muri aho, iyo ushaka amahoro wereka umugore amafaranga yose mufite. Iyo yamuhishe rero ukajya uyabara mu mufuka, ukamuha ayo kuruye gutya, uyiteje stress zikomeye, azakwaka amafaranga kabone nubwo waba ntabifite, kuko ntiyamenya yasigayemo. N'ubundi wayakuramo ukuramo 5 nushaka kubaha 100, ariko atekereza ko hasigayemo 300. Nawe rero uraza gusanga bya 100 wasize, usanga yaguzemo ibitunguru n'inyanya gusa. Twese bini bicyo watetse wasiza ngahe? Amufose nagusigiye. Wese wajyanye ngahe? Wese wajyanye neza. Impamvu witeje stress, ariko yaza kumenya ko ari 20 wahembwe, akabaza umubare w'ibanga kuri telefoni, akabaza nimero ya konte, ukahita yarambika uti gade ufite 20. Nubwo wamuguti sheri, nashagamo 5 ngiye guteka, yayaguha. Sheri, nashagamo miti, yaguhamo 2. Ya mafaranga yagusubiza ukayajyana kandi mukarya mukanabaho neza, kuko azi umutungo w'urugo ukungana. Ariko yatawuzi, witeje stress, witeje akavuyo, witeje umubabaro, bazakwaka amafaranga, bazabati ko ugiye nta mafaranga usize, ese ko amafaranga yapfusha ubusa, ese yagira ute? Ni impamvu z'uko utamenye ko umugore ni umucungamutungo w'urugo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nimba mushaka amahoro bagabo bene data, muzagira abagore icyizere. N'abagore mwe bugiye kuvuga ijambo rimwe, niba runeze amatwi ngiye kukubwira nawe ikintu kizagufasha umugabo kurya kubera mwiza ukaba mu rugo wishimye. Icyambere, umugabo akunda icyubahiro, akunda keye. Ijambo twasomye yavuze ngo umugabo ni umutwe, umugore ni igihimba. Hanyuma rero umugore atuzuye iki gice nta kiriho, cyangwa se umugabo nko kubona buriya ubonye nk'umutwe ugenda mu muhanda wonyine wabona atari amahano, ariko se ubonye igihimba cyonyine kiri mu muhanda nabwo wabona ari amahano. Ariko Imana ikintu yakoze cyiza, yafashe umutwe n'igihimba irabihuza, umuntu aba aruzuye. Kugira ngo umugabo yuzure nuko Imana yazanye igihimba ihita ishyiraho. Hanyuma nawe rero kugira ngo umugore abe yuzuye nuko yaze gutwishyiraho. Mumaze guhura rero iki gice cyo hejuru cyo guko nta maguru nta n'amaboko nticyabasha kugenda, cyakoze gikunda icyubahiro ko kiriho hejuru. Hanyuma umugore nawe kugira ngo abe akomeye ashoboye nuko agira visionnaire, agira umutware, agira umugabo.
hanyuma yagira umugabo rero kugira ngo urwo rwe rwubakitse rumeze neza ni uko umugabo arubahwa, hanyuma umugabo nawe agakunda umugore. Kino gice cyo hasi Bibiliya yavuze ngo ukunda umugore we aba yikunda. Mbese hari umuntu wakwanga umubiri we? Arawugaburira, akawukuyakuya, akawurinda, akawumara umubabaro. Muzagerageze komana ibikomere no kumana imibabaro, muzagira urugo rwiza. Aho twasomye handi hakomeye navuze ngo uwumva amagambo y'Imana akayakomeza ameze nk'ubatse ku rutare. Nimba mushaka urugo rwanyu ruzaba ku rutare, muzarwubakire ku mahame y'ijambo ry'Imana, muzakunde gusenga, muzakunde ijambo ry'Imana, urugo rwanyu ruzaba nk'urwubatse ku rutare. Nimukunda ijambo ry'Imana, urugo rwanyu Yesu azababera byose, azabamara umubabaro, azabamara intimba n'agahinda, muzabona ibyiza mu rugendo rwanyu. Nimwihangane muhaguruke rero, nimba mwanyumvise, mwihangane muhaguruke, abageni mwese muhaguruke, n'abakwe mwese muhaguruke, muhaguruke. Mugiye gusezerana, nta bundi buryo nabikoramo bwo kuba twabanza umuryango umwe umwe ntibyaraza kurangira, ahubwo tuza ko n'aka mikrofone wenda kamwe cyangwa tubiri, nk'ababishobora kuvuga cyane bakaba babishobora mukavuga cyane, ntacyo biba biri butware. Ariko ngiye kubabaza mwese muri rusange, namwe nimujya kunsubiza. Ubu rero nimurebe hariya mu ndebe, nimujya kunsubiza murazamura ikiganza cy'iburyo muvuge cyane ngo ndabyemeye. Ngiye guhera ku bagabo, nindangiza ndahita afata n'abagore, namwe mbabaze, namwe muraza kunsubiza ngo ndabyemeye. Hanyuma mutize kwabura uko mukora mu masezerano. Nakoze wo mu Rwanda Shyaka Deo, wowe Kavura Gake Naomi, Iyakaremye Jean Pierre, Habyarimana Alexis, Sindayiga Tade, Habumugisha Emmanuel, Muhire Jean, Twizeyimana, Niragiye Berekimasi, Habimana Jean Pierre, Nkundineza Charire, Ngirinshuti Uziyeri, Niyo Mugabo. Ndakubaza wowe Havugimana Nyasiro, Seminega Faustin. Ndabaza ndi imbere y'Imana n'imbere y'itora n'imbere y'imiryango yanyu ko ari mwebwe mwemeye mugahitamo nta gahato, mukabyemera nta ngufushi mukizweho, mukemera kuzakomeza kubana n'aba mwemeye gukomeza kubana bo, mugasezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'imiryango n'inshuti zanyu, mukabemera ko muzabakunda, mukabakuyakuya, mukabarinda, mukamara umubabaro, mukaba mutazigera mwifuza abandi bagabo, ahubwo mukazabana mwamukize cyangwa mukennye, munezero n'umubabaro, mu bukene no mu bukene, mukazabana mudaturutse ku nshingano zanyu, ahubwo mukazabana akaramata, mukazatandukana n'urupfu cyangwa se gutwara itorero ryera. Niba mubyemeye, ndabaza abagabo mwese muzamuye ikiganza cy'iburyo, nimukizamure. Abagabo mwese muzamuye ikiganza cy'iburyo, muvuge cyane ngo ndabyemeye. Mukomere Imana amashyi mubashimire ko babyemeye. Imana ibahe umugisha, barabyemeye ko bagiye gukomeza kubana akaramata. Imana ibahe umugisha. Ngiye kubaza aba bagore cyangwa se abakobwa mugiye kubana, mukaba muzabana akaramata, muzakomeza kuba bizerwa imbere y'Imana iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ndetse n'imiryango inshuti zacu. Ndakubaza wowe umwana nk'abandi Florence, Mukashyaka Julienne, Uwamariya Gerardina, Mukagatera Valentina, Nikuze Veneranda, Yabaragire Jeannette, Mujamariya Petronira, Twizeyimana Godance, Niyoyita Jeanne, Mukandeze Beata, Uwimana Janine. Ndakubaza wowe Nyamayira Renata, Mukashyaka Vivine, Uwera Jeannette ndetse na Mukantwari Cecile. Namwe nimba mubyemeye ko mugiye gukomeza kubana n'abangaba mwahisemo ngo mubane, kandi mukaba muzabana mububaha, mukazabana mubaha icyubahiro bakwiriye, mwaba mukize cyangwa mukennye, munezero n'umubabaro, mukaba muzabana mukurikije itegeko ry'Imana mudashyira ku nshingano z'Imana, ndetse mukaba muzabana akaramata mutifuza abandi bagabo, mukaba muzatandukana n'urupfu
cyangwa kizira twatorye ryera. Nimba mubyemera mwebwe mwabagore mwe nimuzamura ibiganza muvuge cyane, ikiganza cy'iburyo nicyo mugiye kuzamura, mukizamure mwese muvuge cyane ngo ndabyemeye. Imana ibahe umugisha, mukomere Imana amashyi ko babyemeye, basezeranye kubana akaramata. Hanyuma ndagira ngo musezerane n'uruhoro, mugiye gusezerana mubivuga, ndahera n'ubundi ku bagabo, mugiye gusezerana mubivuga mu majwi yanyu. Murafata mikrofone uko nyine agiye kwiguhereza, mubanze mu byumva. Izo mpapuro mufite abazi kuzisoma mushobora kuzisoma, utarabishobora araza gutega amatwi, ariko urajya uvuga ngo jyewe, uvuga izina ryawe, uhereze mikrofone undi, noneho abagabo bose zizenguruke uvuga ngo jyewe n'amazina yawe. Nindangiza ndavuga amagambo usubiramo, nitujya handitse ngo nkomeze kubana n'uyu nguyu, utushyira amazina y'umugore wawe. Murabyumvise? Utushyira amazina y'umugore wawe, mubirebe neza kuri izo mpapuro, ntimuze kubyitiranya. Mfasha, zamura ikiganza cy'iburyo. Arabanza kuvuga ngo jyewe n'amazina, babanze bayarangize bose. Niyo mikrofone ahera kuri uwo nguwo. Yewe Miragire Berekimasi. Hereza undi mugabo nawe ukomeze gutyo nyine, bose barangire, yibareza byoherezana. Yewe Ngirinshuti Uziyeri. Yewe Umugisha Manuel. Nikavura gato n'amani. Yamuzamura ikiganza cy'iburyo. Neza Charles. Seminega Faustin. Yewe Seminega Faustin. Yewe Simbayiga Tadayo. Ajyambere Jacques Amaseni. Imana Nyasiro. Yewe Habyarimana Alexis. Yewe Yakoranye Jean Pierre. Tugiye kugenda rero baratama ngo hanyuma ujye usubiramo ibyo mvuze. Musubiremo, sezeranye ndi imbere y'Imana, tuvugire rimwe n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu ngo akomeza mbere umugore, dushyingiranywe mu itorero, nzaba nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. Mukomere Imana amashyi mubashimire ko basezeranye ko azakomeza kubana n'uyu. Hanyuma tugiye no ku bagore nabo bagiye gusezerana mukomeza kubana. Ndagira ngo nabo bamfashe kwa kundi mwabibonye ko tugiye kubigenza. Tuvuga izina ryawe uzamu kiganza cy'iburyo, barimo barebere ko mubigenza. Mwese muzamura ibiganza, abagore muzamura ibiganza mwese by'iburyo. Noneho umugabo ajya gufasha aguhe mikrofone utuvuga vuba vuba. Yewe twizeye Imana kuganise. Yewe Imana Janine. Baragiye Jeanette. Yewe Shyaka Julienne. Yewe Mukandori Beata.
Njyewe Mutantwari Vete. Njyewe Kakuze Veneranda. Njyewe Uwera Jeannette. Njyewe Mukashyaka Vivine. Njyewe Mugabowera Petronila. Njyewe Nyiramayira Renata. Njyewe Niyoyita Jeanne. Njyewe Muhanda Florence. Njyewe Mukagatera Valentine. Njyewe Uwamariya Gerardine. muzamura ibiganza by'iburyo mubizamure mwese abagore muzamure ibiganza by'iburyo hanyuma nitugeraho amazina naho aravuga ngo musubiremo nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye gukomeza kubana n'uyu ushyira amazina y'umugore wa kubana n'uyu ngo akomeza mbere umugabo dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamugandukira muri byose yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana izabifashemo amen twese dukomere Imana amashyi barasezeranye barahiranye ni igihango bagiranye kandi iki gihango kirakomeye bemeye kuzabana akaramata Imana ibahe umugisha tubagiye kwambikana impeta rero indabo mushakaho muzishyira cyangwa se muzirambika aho ngaho muraza kuzifata abamarine bafashe mubashyikize impeta rero bagiye kwambikana impeta reba nyine wowe waje uherekeje ukize impeta yiwe muhere ku bagabo mwari bamuhereza izo mpeta muhereza impeta bagiye kwambikana bagiye kuvuga ngo nkweguriye ibyanjye byose kandi bagiye kuvuga ngo rwose ni impeta y'urukundo agiye kumuha impeta bisobanuye ngo ndagukunda iyo mpeta uravuze ngo umutima wanjye wateraga ntekereza nkimara kumubona nkwambitse impeta y'urukundo umwambike impeta y'urukundo ngo iyi mpeta nkwambitse ni iy'urukundo njya kwambika kandi bisenga usezera ko nkweguriye ibyanjye byose tuzabana akaramata uri umugore wanjye nkunda umubwira amagambo meza ufite ku mutima kandi umuhobere umwishimiye ngaho ufata ikiganza cy'ibumoso uriya bikoze neza ahita akizamura mukizamure rwose ikiganza cy'umugore wawe cy'ibumoso urebe urutoki rukurikira agahera ni rwiza cyane ngaho dutangirwa muvuge cyane mwese ngo jyewe vuga amazina yawe nkwambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye mbihamije mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ngaho yimwambika kumubwira amagambo meza ushaka uvuge cyane umubwire ndagukunda mutera imitego nubwiye cyane amagambo meza mushekere mwishimire murebe mu maso ngaho muhobere imisaya itatu muhobere mubwire neza mwishimire mugaragaza urukundo mugaragaza ibyishimo mugaragaza ko mukunda kandi cyane mwanditse urukundo musezera ko rwego n'ibyanjye byose byaraje mu izina ry'Imana Data n'Umwana
n'umwuka wera ubwenge bwawe kugira ngo abantu bose ntabwo bashaka kandi kugira ngo abantu bose bakagira umwuka mwiza tujye kubasengera tubasaba imigisha tubasaba isoko y'ikizungu barakarare dusengere abana babo bazaba abana beza abana b'amahanga n'abanyabwenge tubasaba kugira ubutumwa bwabo neza bakumvira n'inama kandi bahuje baganira ku byose ntacyo bayishanya kandi bishimira banezerewe Imana ibamugisha babona baseka neza babona bakora neza babona abagore beza batagira amavuta kandi bajya babakurakura bajya babarinda bajya babona umubabaro bajya babahahira babagaburire babiteho kandi basezera mu izina rya Yesu ubatera urukundo rwinshi rwo gukunda abagore babo n'imbaraga z'urukundo bajya babona muri byose babihanganire mu ntege zabo kuko ari izaba zoroshe zidahorije nabo gukomera bajya babihanganira ubwenge bwo gukunda abagore babo sendera abagore nabi uzabashoboze kubanyuka gukunda abagabo babo bajya bakabica muri byose babubahe babite batwara babo babakenya babiteho babasengera nabi uzashoboze abagore kuba abagabo babo bazaba babica muri byose babaha icyubahiro bazabana neza imiryango izaba yikuranye uzaba w'umukire uzaba w'umugisha fumbira amarembo y'ijuru basubiraho umugisha mu mirima beze mu kazi bahirwe umugisha n'abantu nabo dusengera abana babo bazabyara n'ababyaye bazabana n'abahanga abana b'abanyabwenge abana bazirikirwa bakarane abana beza kandi bazakora Imana uzabakunda kuba mwizera iteka ryose turasaba umugisha Imana ibahaye kandi n'Imana zimwe zabo zizaba inzira nziza imwe zigendwa imwe zikunzwe kandi imwe zifite icyubahiro imwe zifite umugisha uhereye none batangire kwakira umugisha Imana ibahaye batangire ko bigize n'umunezero batangire kuvuga ko ikiganiro batekerezaho turagushimira ko bize gusenga kwacu kandi wahaye umugisha tuwukorera amashyiga tugushimira kubw'ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda itorero ADPR mpamije kandi nemeje ko kuva none mu Rwanashyaka Deo abaye umugabo w'umwana nk'abandi Florence kandi Kavura Gake Naomi Namani nawe abaye umugabo wa Mukashyaka Julienne Iyakaremye Jean Pierre abaye umugabo wa Maria Jardina Habyarimana Alexis abaye umugabo wa Mukagatera Valentina Sindayigaya Tade abaye umugabo wa Kakuze Veneranda Habumugisha Emmanuel abaye umugabo wa Yaba Yaragiye Jeannette Muhire Jean abaye umugabo wa Muja Wabera Petronira Niragire Berkimasi abaye umugabo wa Twizeyimana Godanse Habimana Jean Pierre abaye umugabo niyo nita Janine Nkundineza Charire abaye umugabo wa Mukandeze Beata Ngirinshuti Uziyeri abaye umugabo w'Uwimana Janine niyo mugabo abaye umugabo wa Nyiramayira Renata ndetse kandi Havuga Imana Nyasiro abaye umugabo wa Mukashyaka Vivine ndetse Semana Faustin abaye umugabo wa Mukantwari Cecile kandi nk'uko babaye abagabo babo niko nabo babaye abagore babo kandi bashyingiranywe mu itorero kandi ikimatanije hamwe ntakajye umuntu ugitandukanya Imana ishobora byose ibaha umugisha kandi barebe neza Imana Data wa twese abumve kandi abarebe neza abaha amahoro Imana Data wa twese abamusha amatungo no mirimo no mu kazi mukora cyo muzakora kizabere cyiza imbaraga z'Imana zabakingirize Imana izabe kubyara abahungu n'abakobwa mutunge mutunganirwe kandi Imana izabe indi byago byandikabaze mu izina rya Yesu muzagira urwo rwiza rwubake ku mame ijambo ry'Imana kandi Imana izarinde ubuhamya bwanyu kugeza umwami wacu azatwara itorero azasanga mukiri maso mu izina rya Kristo Yesu amen 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 iyi certificate iriho tariki
mwasezeraniyeho n'itariki mwavukiyeho n'ababyeyi banyu naho mutuye. Ni icyemezo kandi gikomeye mukwiye kubika neza. Ndasoma hanyuma bamfashe. Niyo mugabo Jean Claude Mukimumpere, Habyarimana Alexis, mutamuza murababone, Muhire Jean, Murwanashyaka Deo, Majyambere Jean Damascene, Kavurugake Namani, Sindayigaya Tade, Seminega Faustin,